Waramutse. Urashaka iki kumbona uzinde? Aha. Wibeshye. Wayobye dore komeza urinjirira hirya muri siriya ngo zima. Ntabwo nayobye narinja. Reka umva ntabahari ujye nubuye buryo. Umva mfite databuja umwe na mabuja umwe babe mu kwezi kumwe. Utagira ukabisha mu migi. Ntabwo hano bagiye kwinjira. Reka urabizi. Umva nyine ni murumuna wa mabuja. Ni murumuna wa mabuja. Koko se. Ariko disde ni. Ni cyangwa se kugahita ku. Oya disde ni misatsi ngiye. Ufite imisatsi ngiye rwose. Ni karibu. Burero mabuja. Ubu wari mabuja kukuye mu mwana. Ari mabuja, ari databuja mu bazindutse. Baragaruka nimugoroba ibiryo bihiye bahita barya baryama nta kindi. Kumwana umukuye musi. Twananiwe. Tisi munanasa nubwo imisatsi watari inzobe. Wagutumara ku muhanda se ukatuzanira agafanta. Ya rwose nuvuga ngo mabuja baransiza. Saa 12 agenda mbyutse akagaruka ryama. Ntabwo naturugo kirazira. Cyo kutugura afanta. Rero ujye umenya ko mvukana nyokubusha. Oya muravukana nibyo ariko ntabwo byashoboka rwose ntabwo naturugo reka mvuge. Ndayabakoze ubusa ningugura agafanta we ntabwo ugenda. Urambira fanta. Bakoze no umuntu wamaga akira nawe uzane agafanta. Mwakasituru bitanu byose. Akose uyu mukozi yabaye. Nzaniye. Genda uzane sitora. Ndaje. Share wihangane ndaje kandi ura mungu twatumye dore fata yagiye yaheze ndaje nurire ndagukundisha ntabwo nagusi reka nze mbanguke mwana mama agiye gitebete mama wagiye abakozi bo mu rugo tuzi byinshi nuko twicecekera maze ngo iki gipeta ari icyanyi bego mwana niko shabibuze nyoka zakugaburira ubyibuhe ko mbona uri inzobe ariko nawe ntabwo ubyibushye reka yeweka niko ndebera narwo ko naguhaye akazi ko kujya wirirwa naguhaye akazi ko kujya guterura abana b'abaturanyi mabo uyu mwana nuwa murumuna wawe amusize ahangaha dore bazaje ko kwihagarika nabona rameze nk'agiye gabanya amagambo akukora
nsanze rimwe njya mbona uri muzima ubundi nkabona ikintu cy'igihuri cy'ikigoryi shyira hasi uwo mwana shyira hasi ni ukuri ndi tayari mpamvu ndi tayari kandi barampembye bwira nyina azatwara umwana warwo nari babakoze mwiriranwa ahangaha abana babo basigiye ubwo ndavuga mama nde se nyine ari murumuna wawe ni wa murumuna wawe wakigoryiwe murumuna wanjye ameze atyo ndebere cya gicucu cy'umuhungu ndebere igicucu cy'umuhungu aho kugira ngo gikore pe kugira ngo gikore imirimo kiba gikina n'abana b'abaturanyi ibise byo ni ibiki icana nawe gituza ni fanta yaramye ngiki fanta yaramye musiga hano tizeye cyane mama ningubesha kano kanya sinzabona ijoro niba wari mu mibyizi nzaribure genda gake nsobanurira icari nabona nsobanurire sobanurira ngo iki biteguye sha ageze kano kanya dore yicara dore n'ibirenge bye dore bikandagiye arambira ati nzanira fanta kigoryi singeze nebye amafaranga ziguzi yakuye hehe arayampaye amayinoti ya 5 singana bangaruriye sheri ntakubwira ibi bintu amayinoti ni ukuvuga ngo iki gicucu n'abantu bazatwiba badutsutsura ubu nta bintu yibye agushukishije amafaranga urasohoka dore inoti ya 5 mwabuja ni ukuri ntabwo se ngiye ikintu ndi kwibaza guhegabanya amagambo jya no hanze daboro hanze mpano ayo mafaranga hereza byose amafaranga yose aba ari ayanjye uwo mugore ni indasate ni inzobe n'imisatsi imeze nk'iyawe mama y'ukuri murumuna wanjye sheri ubu se zandaya zigenda zitabaguza abana koko kandi uvuze ko ari murumuna wawe bite witwa nde ntabwo uzi ko witwa ufite n'akazina keza wabona umwana aravutse ku kiraya kibi kije kujugunya ahangaha yibwira umwana ibintu nk'ibyo ngibyo se ubu nyina mukorera ibingana icy'imbere njye ntabwo narera rwose impinja sheri rwose oya nabaye mpagaritse kubyara ku rwego rwo kutamva fata umwana tumujyane ku murenge mutowe watuje koko sundi amafaranga mba mfashe nasanga roze we muranjye amafaranga azanta ku musozi umva ibitenge umva warahunguwe asa n'utugituza ariko urakiri kunyumva igitenge karama n'igitenge ni cyane cyangwa hanze ariko ndabona yasize ananditse mana yo mu ijuru we sheri ibintu ndora kubyanganira wandaye warangiza ukagira mu gikambu ukabisha ko umwana ari uwawe urigamba nyina kiriya gikozi cyawe yakora iyo warwana ntabwo cyamutere warusego ntabwo cyamutere ni iki kiri ntabwo nyine ikakuno kica ndavuze ngo haguruka haguruka ariko mugore wacu ukinyuma kugeza igihe ujyana hanze ko kwa mugabo abantu ufite muri inzu ntabwo bahagije n'abagabo mbere n'urwazingo rwawe musohoka mbese ese uko hatuje tuzi ibyo bintu tubiganireho oya wahungira we nawe muri hanze nawe uyu mugore ageze mbambwira abantu barongera no kunyikoresha uzunyika bakabishwa wakiraya we dore uko kireba gusa ndakwinginze uyu mwana niba ushaka ubuzima bwe niba ushaka kwabaho nimwumve imbere mukurikize nyina uzi gusoma cyangwa ntabwo uzi gusoma soma uratinyuka ngo wamubwiye yuko ngo nta kibazo nzagira kubera ko mbonye ikunda agatebo uri guyorera ku ivu fata uyu mwana umukurikize nyina fata umwana umukurikize nyina ariko wa mugore waretse ibintu tukabiganiraho tukabiha iki nawe njye nawe tuganira iki wandaya we urizunguje uragiye ngenda ndahe ndavuze ngo wanjye gera we uyu se ushoboye njye kugukubita mu mwanya we iyi nayo yayikinguriye ute ni ukuvuga ngo yaje mbona murasa yari inzobe nkawe jya musana indaya wawe
oya mbese ni ndaya ntabwo nimba mu Imana nizere ko ugiye utari mugaruke nawe uwo mwana umushoranye ugende nshaka kumenya uyu mugore nibura ageze hehe ndakurikiye vuga ijambo kuri rivugagaho cyangwa ndagiye mbabarire mama ndacyakunze akazi ndagiye ndega mu butike hepfo ndazamuka ngera kwa Korode ndamunika ko hategeka aho yakanagiye hose hasi bamye neza yarenze niba ari hafi sohoka ntabwo ndi buteke gateke ngo katuzuye wongegerawe tatawe ibintu nkunda bijyana nurihangane ingeso zinjye nanigeze nawe ibyarago moto uvuye he kugira ute ku muhanda se ndagutumyeyo soma urupapuro rwaso soma se ibyo soma shishe mwizera musige kurwo wakigoryo wajya umenya uri we muri uru rugo wabereye ikigoryi uri gusoma cyangwa ntabwo uri gusoma soma vuba nyine winyirukansa nzi ko uri ku ruhande rwanjye tugomba kwicara tukaganira buri kimwe nkakubwira ngo ujye wicara ngaho umucungire ubwo haje mu mwana w'ishyari wakigoryiwe biragenda bite nkubisubizo uri kumpa muto urumva ukuntu kunsubiza nkaho wafashe tukifatanya mu gahe wasomye cyangwa ntabwo wasomye nabisomye nyine ubonyemo iki ase mama muto na n'ubu uracyafite umujinya nk'uwiki muto ngwino hano fata umwana mujye mu cyumba ndavuze ngo ntangire mu cyumba ubu ndavuze ngo ntakijyemo egerayo icara atari nyamara nushaka wicara wa mugore we ibyo cyo cyatogatoza umwana mujye mu cyumba genda mujye mu cyumba ubu waruzingo bari icara hasi urita umwana uruzingo utazinga amafaranga rufite ibiro bingahe icyo cyumba umenya ko icyo ni mu kiba cyo ngomba kujya ndarana nawe ugitwe ntabwo ushobora kongera kurarana nawe mu cyumba tazinga amafite ibiro bingahe nyine kuko wahaze umwana wanjye we akicwa n'inzara kwa mugabo ubundi gucyura umugome uvuye gupakira urahaze mbese wavuze uti reka nsiga umugore ari kwiziringa avuze induru dore ko ameze nk'isandi ubundi aho uzira uraza ukora icyo ushaka papa muto narakwihanganiye ko yishura nushaka kunyica ntabwo ibintu ushobora kubyihanganira ubundi kuko utinya kubyara hanze wa mugabo koko ubundi uteje abantu koko ndakwinginze fata umwana umusubize ndakubwira ngo fata umwana umusubize nyine bamaze kwinigura se kandi nakwemye kuzajya undebana agasuzuguro hanyuma ubundi ko numva ndushije uburakari mutoni harya njye n'umwana wanjye njye ko murereye nigeze ngucurira bene ako kageni nigeze nkunnyaho warangiza ukavuga ngo umwana arazingamye atazingamaza mutoni arangana iki wamuzanye ariko ubundi kukimwibagirwa vuba umwana wanjye atuvuga ayo magambo ni ukuvuga ngo hanyuma njye kuki utacecetse kugira ngo umwana tuvuga gutyo uramwihakanye si umwana wawe sibyo ni umwana wanjye ariko nanone wibuke ko aribyo tudahuje ni umwana wanjye kuko namureze anamukuza tubanze twumvikane washatse uzi neza ko mfite umwana none se aka kanya niyo mpamvu se nawe ugiye kubyara hanze none se niba hari ikosa ryabaye kandi urabizi mu minsi yashize urabizi igihe gitambutse wa mugore ko tutabanye neza njye nawe urabizi nkubwira ngo hindukira ngo wire mu mirimo nkubwira ngo ibiki n'ibiki imyitwarire yawe urayiyobewe hajya uko mwaba usengusakurize nushaka muzane abagore nk'icyo umva nkubwiza ukuri ugiye guhitamo ibintu bibiri wa mugabo we uyu mwana arasohoka cyangwa nsohoka icyo ni icya mbere icya kabiri niba ushaka ko umwana wawe abaho neza afite nyina simfite kurerera umugore uri aho ngaho uri kurya neza njyewe urwana na ruriya ruhinja mutoni wanjye ujya umuheka uyu mwana ntakeneye guhekwa
iki se njyewe ndakubwiye ngo umwana asohoke sigare cyangwa asohoke asigare ibintu ni bibiri twacururutse kuko ibintu tukabishakira umurongo muzima kugiye uzi noneho ubu ukuntu bimeze ndumva mfite amatsiko yo kureba uwo mugore ubashije kugenda ukanabyaraho ese asate nibura ni inzobe ni muremure ni igikara ameze ati ese ubundi mumaranye igihe kingana iki ese mwaryamanye kangahe kugeza igihe mubasha kuryamana umwana akangana gutya ntarabimenya papa muto urabizi njyewe ndasohoka icyumba cyawe ngiye kukijyamo bwa mbere n'ubwa nyuma ntibamo ibintu byanjye icara hano nicaze nicara ibiki sohoye umwana agende hamagara nyina muraziranye muhamagara azatwara umwana we ngaho genda ndagenda pe sha Roza cha ugeze ko watinze wabangutse ariko uzi ko nawe utakibuka kwinyakura wahageze reka mbwira umuhungu wanjye aza gukingurire bose none wumva ko bavuga ngo iki yaje umukobwa afite amatayi meza atagora abatayeri imisatsi nibisagirwa atakorwa sokoza umva uriya rwose nanjye namugwaho ye baba we bosi we umva burya ibihiki burya abakozi bo mu rugo tubona byinshi ariko umuryango gagenda ukingure genda ukingura kimara karibu ese nawe usa natizera komera 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 ro yana ni hatari bimeze bite se ko nigenje sasa urabizi nyine byabaga kwa kundi tugira gutya tukirwanaho ibi bimeze bite ibintu byanze siko ari umwana umva impamvu nguhamagaye rero mutezeho ko witse imitima simbwira ariko nyine nageze gutya ndatarabuka njya hanze nyine kakageso kawe ugira ute tarabuka nyine nirwanaho nk'abagabo bose hari umugabo se utabikora ahubwo umva icyo ntabwo ari ikibazo ahubwo umusenzi w'umugore nawe namubwiye ngo ibintu bizabibanga nagiye kubona mbona mbwiye ko yagutanze oya yaje se akansigira umwana hano ngaho dore ishyano mama mutona arawitana uko wigenye ngakazi y'umugore nari nayibujije ndanayibwira ngo izabigira ibanga ntabwo sinzi ukuntu ikintu cyaguryamye naje sanga umwana yicaye hano rurashya none papa muto gira ahubwo rwahiye abyitwara mu mutwe umwana ari heza ari hano muri uru sero mama muto wiriwe sansoza neza igira ku mutwe shama nabyehoye urwo ruzingo ruracyajyanye aha ngaha ariko kurwana nasinziriye we ariko mpako mama muto se uyu mugore ufite amahane ni ase bite byawe ikisi iki mama muto ubwo se ugiye kureba ko mbese ndamukanguye usigaye abizi umugabo yari yaguca inyuma niba uruka ako niki cyabaye ibintu wagize umugabo yari yaguca inyuma ibi ntabwo ari big deal akagenda yumvira ubundi nibikisi kuri umwana kakurusha kuraka nta nubwo isaha aremera ko ari n'ikosa yankoreye oya ni ikosa oya bari kumucurura ikintu umenye ko umwana ari muhari Ikosa ari kuvuga umwana yubuka mwana
agatsinda wibaragura inkuru ese yabikubwiye mbese urumva ari ishema urumva ari akantu keza wakoze ku buryo ushobora kubibwira Rose ubu se Rose nuko ari inshuti yanjye abayinjajwe akagenda kumwiza abantu bose oya humura mwese nijye wampamagaye wenda yaraje kugusura bisanzwe mbese ni ngombwa ngo tumurapire inkuru yose unyizeye se murapira so wasanze tuganira iki ko twari turi kwivugira ku by'imishinga y'abantu bakuru wese uganira na Rose cyangwa uganira n'umugabo ariko by'umugabo cyangwa nashaka kujya oya mumbabarire bazwiho gato simba ikibazo muri uru rugo Rose ambaye ikibazo noneho sindi inshuti yawe magara ariko reka mubwire mama muto nshaka gufuka sibyo twese turi ababyeyi ikosa ryarabaye yego byararangiye ariko ikosa ntabwo rega nta nikosa ririmo oya ni ikosa papa muto gucecetse papa muto nakosa ako se mama muto mbere yuko utera hejuru wowe wikwirengagiza nawe amateka aba yaraciyeho rega nawe ntabwo uri shyashya ariko ibyo si byo nanjye oya si ibyo nanjye kuvuga ndagusabye nawe ntuze kunjomba oya si ibyo nari ngamije ahubwo nanjye kukubwira hari amagambo nawe udakwiye kuvuga umwana yose n'ubundi baravuga ngo useka nyiragore ntirugorama se amusana kiko bitoraguriye intama mu giteme intama mu giteme se njye narongoye isugi wibone sindi isugi nka nyoko se kunurira birakomeye ubwo ndi isugi nka rwahiye ngo yisugi tangiye kuzajya wurira mama nuko yitahiye ariko mwana genda gihe rero ndumva mudakeneye no kunyumva sinzi nicyo mbere hanga undi se waruje kugira uti uru rugo sinsanzwe tugendamo ugenda yambaye se ntabwo byari ngombwa ko yituza bwiye umugabo kwakiriza amakuru yo muri uru rugo umwanzuro nafashe sindi ubureke uriya mwana arasohoka cyangwa asohoka ntasohoka do ndakubwira ngo asohoka cyangwa asohoka izina ry'Imana ntasohoka muri iyi nzu imbwa imbere ubundi se wasiga muniza wanjye gute unize umwana ariko muto wajya umenya ko umwana ari njye simbyara uyu mwana ni nkundi nawe hari bidakuza wanyene ako kari kundi karahundurika umugabo wanjye yaragiye areba ikigabo nyine cy'igitamba kiri aho ngaho arakigwera kandi nawe umenye wowe ari akari kundi karahandurika sha baramuteka ibibazo ari uvuga akunda byikururira wese murereye umwana nta kuri kwigira gutya ataramenya noneho byabanga rya kabutindi uzabyitwara mu mutebyo n'ibindi mbese uko nawe ugiye kuzana ubucucu ibyawe yibeshya akabimenya aho twikira inzu ngahisha umwotsi ni akazi kawe ntabwo ushobora kugumya guhisha ukuri dore umenye uko bigenze noneho bizagenda bite ibindi ndakubwirira umugabo wenda muravugana abe yakugira inama ngerekane igendere ndabona mpanangize ko buri buze kugenda hasha abagore bose b'ikigo abagize ngo njyewe nabuze yongya bagize ngo nta icyerekezo cy'ubuzima bwanjye ni wowe ndagiye ugenda uzana uwo mugore wawe ntwaza se nyine ntwaza ugenda ugeze kuri moto ntwaza shaka bigasekwa nta keza nanaguherekeza mperekeza kuko ugiye heza amaso yakukuriyeho shobora umubwira wa mukorera itonde se utamenera ibintu niba ushaka kohoha rinda gira umva imbere si ikinyarwanda se nuko nkubwiye genda biseru kuvuga ngo ntabwo mperekeza gaserurwa n'iminsi mva hejuru ariko wa mugabo ukwiye kuzihanganira urangiza kuko ubundi no kunsaba imbabazi ntabwo ushobora kunsaba imbabazi ngo ngume mu rugo ntazo ngusabye urugenda kuko ubanza kunsaba imbabazi wantindiye ntabwo uri kugenda muto ndagiye mutoni wanjye akagira icyabo ndabona wigize imfizi y'uyu murenge wose uriya ni umwana nareze we subutu ntabwo wari mu kanwa kawe ngo ntabwo wamubyaye hariho nagufungisha uriya ni umwana wanjye utanshegaho se ndi n'inshege sawa muba nta n'impamba nkwatse kandi uzankenera biseruka nanjye ntayo nguhaye kugira ngo nkwereke noneho nabyo aho nguherekeze muherekeza unyohereje wanjije muto nawe nkuburi dushinguka aho ngaho uri kumwe n'iyi kugira ngo nisure tuwibyo umunyu washize yenda ubibwire shoboje nje tuba mu nzu nawe ujye kureba rwa rusinzi
Genda mu kazi kawe nawe mva inyuma. Komeza ugende mva inyuma. GICE umukeka yanze no kumusaba imbabazi amugisha arewe ubwo rero wari uryamye wegamye ngo urasinziriye ngo ndagiye ntaho ngiye umva nta naho nzajya icyo ngicyo kimenye ntaho nzajya niba rutegereje ko ngiye ntaho njya ubwo wari uvuze ngo reka ngo ikigoryi kiragiye ngo reka mpete nzana iyo ndaya ntaho ngiye ahubwo mpa amafaranga njye guhaha inyama amafaranga nyine njya kwihahira ntaho njya ahubwo umva njye kwicara mpangane nawe uri kumva uriya mwana umva unisere uzajya umushyira mu gikapu ukamutwara wajya kurya nibwo azajya arya wajya ku kazi uzajya umufukira uzajya umutsindagira muri baga y'imashini ubwo umutwaremo kuko mutoni wanjye si umukozi wawe uriya muhungu ni umukozi w'imirimo y'ahangaha nta muyaye uraha niba wumva uyu mwana agomba kugumaha urashaka umuyaya rwinjiremo icyo ngicyo kimenye cyangwa pevere ko uyu mwana azajya anyarukaza ukamufurira aho byo kugenda mama mutoni nabatsinzwe ubwo kandi icyemezo mfashe icyumba cyanjye nikiriyo nuko rega nta nuko shaka kugira ikiraro aha ni iwanjye twembi twaraharuhiye aho serebuye ngo nyatsira umwana ariko aho gituma turumbura umva utantangura umwana w'umugore we umva noneho ngaho rumeze ntusambaza ngo nturi gusanga ibyo ni ugukangata sha bizashira karume ni kanyanzumiwe kareba ukuntu ndi kuvuga ni kari kunyeganyega karyamye kageze no matera karetereye wanze bakarazaga ku rutara nihera amafaranga rero ubwo wasohotse nihera amafaranga ngiye guhaha komisi none suri ni murugo wanjye ko nshaka ko tuvugana se ushaka tuvugana iki tugura amabisi wambabariye kweri kuko ubu ibintu wakoze bambwiye yuko nta kibazo umugore ufite niyo nkakuzanira umwana nta kibazo ufite icyo kibazo cyose cyangwa umwana mu rugo gusa uwawe burere icyo ntabwo ari cyo kibazo ahubwo umugore buriya uba wazaniye umwana uba muzi neza uwo mugore ni bwoko cyari kutubwira ko ufite umugore mwiza witonda umeze neza uwo mugore ndamukeneye azarira umwana mva mubwira mu misi mbabarira ndabyemera ko nagutereranye sibyo ariko none ndakwinginze pe mfasha ushaka ukuntu usubirana umwana ikintu cyose usaba ndagikora waribagiwe kubivuga wibutsa amazi ya leta zanjye waribagiwe none se ubwo ni byiza ko wihekura wese urapfuye n'umwisha nawe azaba ari uwawe kandi ndumva ntazi n'ibyawe shikama nawe wese naragukeneye iragererana ubu ndumva n'igihe ndumva ntazi neza nta n'umwana ngufitiye
wanyemera tugahura ndebere bimwe bavuga tu umugabo ageze ahadahise bamugura igikweto izi nkweto zibuze ibihumbi bitanu ariko nawe uzakazwa n'ubusa inkweto z'umwana ako wamuta inkweto kuko z'umwana zitabona ubu mbaye ahangaha niyemeje kwiyubaka njye gusa narisenye wanisenyeye n'umujinya wawe umugabo ndikarakasa ngo ndebe ko yavuga ati mugore mwiza ngusabye imbabazi reka da we arumagihwa umugabo aramfungana umwuka iyo utamenya ubwenge ariko reka nawe urakabyara jya ugabanya ubucururuke jya ugabanya nk'umujinya gato rwose asabire rero uko buriya n'igihe wabitewe n'igihe watumye uriya mugabo anciye inyuma koko buri gihe tukavugana agahita ambwira ukuntu ari njye watumye ngo wabikora ubu se nizere ko atakibikora ubu se ari jyewe ari uyu mugabo na mama nari guhitamo oya wijya kugereranya ibyo bintu byose ariko wijya kure wirushya mu bwonko wowe mwizere nibwo uzubaka kuko kugumya gushakisha ikibi ni kubabara ni kuvumbura amahano menshi uri kumenya ibibi ese kuki wowe ushakisha ibibi ubundi wabyikuyemo ukashakisha ukuntu wakubaka urugo nawe ugakomera ukareka ibyo bintu byiza gusa mwana ntawe utinya ishyamba atinya icyo bahuye ariko uyu mugabo arabimbuye uyu mugabo wanjye najyaga mbona uramutse uri gukora inzobe gutya najyaga numva n'uwamuhagarara imbere yambaye ubusa yagera icyo akareba ku ruhande ariko shaho wanyereka uwo mugore babyaranye ariko ibyo wabyihoreye ubu ikintu ndiho ndi gucisha make Sheri surprise usa nkaho uteye uturuka Dia ibi ni iki urambaza iki ubonye ibiki uratwite ufite ikihe kibazo kuri aka kana ni kugatwara gake ubwo nanjye mfite imigambi ndimo ako ntukanga abana akana k'agahinja uzi icyiza cy'akariya kana se wowe ntukirerera kuko kakiri gato kazakubaha kazagufata nka nyina ikibi burya ni ukurera umwana mukuru uzi impamvu uvuga gutyo afite umugabo umeze nk'igihwinini urambaza iki ubundi bwo nkawe ushinzwe kunkotorora ufite umugore wawe ufite urugo rwawe nk'umuhehesi nkawe ubundi bwo urajyaye mvira kunda hatanga n'ibyo umugore wawe yagupfunyikiye ukaba unzaniye uratwite wanteye nta mwenda w'umwana nzakwaka nta mata urambaza iki nkawe nyine ndakubaza uratwite ubu se urambaza iki nyine reba icyumbaza nawe ukibwira uranumva se uyu mfite umugabo wayinteye ntabwo ari wayinteye iyi ndase ni yande nyine uramushinze reka n'isoni urizunguza uramushinze urabizi ko uri umugore wanjye ariko noneho barasa wankoreye zingahe njye ndi nyina mutoni se turarara nawe ariko abagabo b'imbura mukora ko kabirirwa bashakisha abagore bari batwite bisa ndashaka kumenya noneho nyiri iyi nda ndashaka kumumenya ngo umukore y'iki se ndashaka kumumenya bitari ibyo kandi izina ry'Imana do simbikubwiye se ukora ndagusetse urasetse nyine ndakubaje iyi nda ni yande ni yande nyine ese ubu durandera ibi kuko numva ibintu urajya kubigira mama uva iki se hano ntago ari wawe utajya ngo nicyageze nyine nkubwire urambwira nyiri iyo nda iyi nda mfite uwayinteye ninde nyine amfite n'igitekerezo cyiza apanda we biriya byawe ngo nzagufasha urahawe afite kuntunga n'umwana nawe ugenda utunga umugore wawe guhera uyu munsi umva inyuma umenye ibyawe nanjye menye ibyawe bitabaye ibyo leta ye nakujyana mu buyobozi disi hari ubyanga murembamo hari isezerano njyana nawe wowe ushinzwe kunkotorora ariko ubundi ntugira aho uba aha ndahiyishyura ntunkodeshereza ufite ikihe kibazo wagiye ko wubatse watengamaye n'umugore wawe uranshaka iki uwaguteye ndagufiteho gahunda ayimfiteho nubabara uzirukana uriya mugore wazana inkwano uzujye kumva nimba ukinshaka sibyo byaba byiza ibyo ngenda byumvise go ahead rero ngo Diane ngo uratwite birakureba mva mubwire
zunguruka utaha inzira yakuzanira yizi hano si iwawe. Njije gusa z'abagabo. Sina ry'Imana. Kwangu iki? Utangiye kumukira umugabo byo nibyo nanga. Buri gihe yagize akaru gato kavugwa ngo umugabo wanjye ninjije ngo ni giwinini. Ubushize uri kukuntu twabipfuye. None urongeye kumuca umugabo kuvugisha. Uriya mugabo wawe ukandagira hasi gato akaguruka. Uwanjye ndatangira gukandagira agahita yidunda. Sha mwarishakiye. Ariko nawe ntushobotse ujye ubimenya. Ndi inshuti yawe ngomba kujya nkubwiza ukuri. Buri gihe uhora uri mu birere, ntujye ureba ikiza. Buri gihe uhora ushaka kuvuga ko ndenshinze. Si nturinshinze ariko ujya kumera nkayo. Rwose urakabye. Njye nkubwiza ukuri urakabye. Kandi nutabyikuramo ntabwo uzubaka ngo ubane. Ngaho reba umwana yakubijije icyuya, umutwe wa reka nguherekeze ariko nguri kuganira. Oya cyakora si ibyo naringamije. Urumva ntabwo naringamije kurakaza no kukubwira nabi ariko rwose ujye ucururuka. Mbese umugabo wanjye mufate muhembe yambereye umwana mwiza nyifata mama rero umwana ashyira mu mugongo yego. Ese ubuzima burarangiye. Reka twemere ko yaguciye inyuma. Ubu buzima burarangiye kubera yakoze icyo kibi nta kiza yakora. Ubu ntiyakora n'ikiza no ntamukongera mu kubaka. Turubatse ro ku mamutwe. Iyo ko ufite urugo rwiza uko nakazi nawe ubona tugenda uzabumbwira ahubwo. ese ndi ko numva umutima uri kungera numva nashaka kuva hano. Aho ya moto wabinyemereye dufitanye gahunda ngwino tugende. Ngwino ukajya umva ro ujya kubiduka. Reka nkubwire uzagaruke ndumva munsi nta nshaka kujya. Ni iki njya mpfa nawe rero. So bye reka ndebe karakana nketeho mbanze ngakarabye. Ibyo ni bya nyiraruresho kika. Reka ngakasha bye. Basi turaza kuvugana. Sawa reka ngende ngakarabye. Yego urangabo. Yego. Akana ndagahamagara nzi ngo ngiye gukaririra. Mwana. Akananwa mu mugozi. Isiga amata ku matama. Saragira ngo cyayanyoye. Warazi ngo ugiye kuntuka ntaranze ngo inzara yanyishe. Tucungo rwatetse umunyu agira ngo rwibeshye ko ndi inkwari ntibyake mukazira mwonera Sogaro wanjegera uyu biryo usubira iki ntambaza iki wa mugabo we kutavuga se we shake wakonumye mubwira ko wanduze she ase mpamvu ufite amahane kuma ngo amagagira ngo tuganire nk'umugore n'umugabo unyakira munabi nuko mbese iyo ntwashi umugore n'umugabo baganirira kuri telefone none se aricyo bitwaye mu gihe ndi kure yawe ntitwaganira tukuzuzanya njye nawe njye nawe twuzuzanya reka mubwire papa muto ikitongera guhura ukuze mana yo mwijuru umva kereka nibura wakongekiriza nk'ubu ngubu wagira gutese ko nakwamagaranye umunani umugore mwiza umugore mwiza ye mwiza ujyaniraho ibinyendaro mwiza ucinya ukamuzenguruka Simbi buriya ni ukuzajya witonda ukaba amaso buriya mabuja agukunda urukundo ruciriritse njye namwitegereza reba izi nzara ariko uretse nzazigucira ariko reka nkubwire ejo bundi mbese yakubwiraga ibiki ko numvaga ari kugutuka ntacyo uhumure njyewe nunakora nzakwijyanira iwacu
urafite sogokuru ukunda abuzukuru ubwo wazamubera umwuzukuruzi mwiza nawe yumvira ibintu wisusa wamugana ibyo bizanye gute by'inyuro n'ibinyenda ntaba mwiza se nako ntawe ukivuga ngo ikinyenda uriya mwana w'umuzanano iki umwana w'umu wampaye amahoro wa mugabo wanze kunesha peti urimo urarya ntarya ubwo ubonze gutanga yo guhaha rero ngo nguze ngo mama mutoni bazicwa n'inzara ariko papa muto okay reka ntuze tuvugane sibyo none se ubundi nyine kuba ufite umunani ubwo uri kurushinja ko nahaha ukaba uri kurya iki ko navuze ngo umva guhaha murangi mvange z'agatuna mbwene nk'izi ngizi ariko utabugenda ujya guhaha izo ndaya zawe ubundi ibiryo wowe uzi ko ari inyama n'amafi ariko ko inyama nazo zitera ibibazo inyama nyinshi ziko zitera ibibazo mbese ubwo wangiriye impuhwe ye reka njyewe ubundi nkwibarize nyirabarihima atema ishami yicayeho iyo udasiga amafaranga yo guteka ngo usige amafaranga yo kunywa amata aruzeba kwawe ako nyina nubwo nari ngwamagaye ngo tuvugane nabi nari ngwamagaye ngira ngo bazi uko wiriwe ngira ngo mubwire n'ahantu ndi buhasange tuganire uraseka mbese ese wagira ngo ndire se ntabwo mbwira urashaka ko tuvugana neza nyine reka ngo usekere tuganire kuko uko bize sara umunezero uheruka kuma sindi usimirwana si ukunzanira nk'abana si kubisiko ukunda kubisiko njye nawe dukundana kuki iyo muhamagaye nishimye ngira ngo tuganire ibyo kubaka urugo rwacu tuganire ahazaza hacu h'umuryango kuki wowe tuyuka inabi muri iyi minsi urukundo rwacu muri urugo rwacu tumeze nk'injangwe n'imbeho niba unkunda uri umuntu mukuru wisobanurire wagira ngo mbwire iki ibyo tubivemo nyine nagira ngo usange ahantu twajyaga dusohokera kera i Nyamirambo ahantu nyine twajyaga dusohokera kera twongere twiyibutse ibihe byacu papa muto nta mabandi muri kumwe ushaka ko aniga ngo avane mu nzira winjize indaya zawe ashobora gusigaye unyereka kuri urwo rwego rwo kuba naguteza amabandi okay niba wabitekereje Imana ishimwe reka twumvikane uremera kwemera icyaha ukansaba imbabazi uremera ko wamemukiye ikibazo se uremera kunyere kuri nyina wuriya mwana nkamenya umugore mwabyaranye umugore twabyaranye urifata akamoto uhasanze tuganira uyu munsi niyemeje kukubwisha ukuri tukaganira kandi tukaganira neza uyu munsi mbese ibintu bikagenda neza bikaba amabara umva rero nanjye reka nkubwire ndumva nteye kwishima pe reka noneho mfata akamoto sibyo wa mugani wabona waranabikoze utabishaka sibyo wumva se nizo mvange zireke ntawe uyu munsi nta mpamvu y'imvange nsaba urakoze reka nze mfata akamoto ingabo wakashira ingabo tisu tisu ndayiguha turi kumwe ngaho ngwino banguka sawa sawa Mana ushimye ko umugabo ateye intambwe yo kunsaba imbabazi ahasigaye ninjye n'uyu mugore sha wasize umwana hano uratwite uje kubyarira hano se iyi ntabwo ari materinete ako kantu kamenya reka kubwire uzaba byari bingeze mbabarira urabeho ibihe byiza ko abaye inzobe baba we umva vuretse sibi bavuze waramutaye uragarutse ngo ni sheri uguje kubyara mutaye hese ubwo ndagushakira ababyaza wowe suka ntabwo ushobora no kubaha ababyeyi biri biki biba biri imbere y'umuco sori mama nari ngize aragarutse ku kinga aho ngaho wingirira urugo kiriziya wa muhungu ntarufunze bari mama
ni karibu rwose. mbega mace we, iyi mace ngomba kuyirebera muri salo nta rikeri cyatanu ntazi. mbega umugore we, agakobwa kawe murasa. muri abana beza. Umva bari kumpamagara ati isi reka ndebe telefone bari kumpamagara. nta kibazo amakuru se. Dati se bimeze bite na dadi? Waramubonye? Sire ko wifata neza witwara neza udasuzugura muri sibyo? Sakomeza kuba umwana mwiza. Ntugire ikibazo hano wisanzure. Wisanzure rwose. Rega nanjye ndi umubyeyi. Niko se ubwo ntabwo uri kubangamira mama uri kumwica ndabona ukuri mama. Nikicara hano katakwangiza. Ntacyo. Nawe watese? Kutajyaga witetesha gutya. Warura aho ariko. Jandaho. Cyo uko nyine wanatumeza ko turaho. Si buriya mama. Mbere yo kugira ngo uzane umwana kuki utamvugisheje. Iyo usaba umutware wanjye ukamusaba mukabanza mukanganiriza cyangwa se ukagerageza ugashaka nimero yanjye ukamvugisha. Twihanganira nyine natwe twaje bidutunga. Buriya kosa twakoze ariko muratubabarira. buriya nuko mwasanze ndakana keza nta mahane ngira cyangwa umutima mubi. Oya no kwisura biragaragara ko umwana mwiza n'umugore. Ariko n'uru rugo rwanjye nta mwana muto wabagamo, mfite agakobwa kari kugimbuka. Dore baba bakina, uriya muhungu yamaze kuba ikigoryi burundu. Dore yirirwa akina n'uyu mwana, uzi ko nyashiduka yashyize no mu mugongo. Uriya muzamu wawe rwose uriya mukozi uva warasetse arumeje. Akobwa kanjye rero uzakandekere ndabona ugiye kubyara kandi. Wenda nzabyara agahungu. Ariko se kugira iyo nda nayo niye? Oya rwose ararengana ntabwo ari we. Mfite umugabo. ariko uramugaba bosi we, umva rero mubwiza ukuri bosi, wanyongeza wangabanyiriza washyira n'umufuragiro. Noneho ndakumenyesha ko nyina wa mwana yaje bari muri salo na mabuja. Umva ariko bo itanijyanwe agiye kongera ndanimvuye ikigoryi uri igiki. Si imyaka yose umaze hano ntabwo uramenyera. ni ukuvuga ngo yaje baricaye. Tumva iruhande wa muginga we. Wajya umenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kuzira. Kureka ndekera Ceceka. Tumva icyo wahe. Mfite umugabo ngo tubana nta nubwo muheruka. Duherukana tubyarana simbi rwose namubeshyira ikindi. Naho mba ntahaziye. Abana se ko ari abatagatifu ibyo nta kibazo rwose. Ahubwo nawe hari ibintu twari twumvikanyeho ko turi buganireho niyo mpamvu nabo. Wow, chérie. nabi Ni karibu. Star. Umushyitsi wowe yagutanze hano. Ni karibu. Mamisi. Bravo. Kabebe. Amakuru. Igeze yambire dada ariko. Simba bayigize akana yitonze. Ufite n'akana kitonze. Nako ufite umwana witonze. Ariko nawe wamubyeyi Ufite umwana witonda rwose. ubundi se araza nkanga we ntabyaragura. Ejo arabyaye, ejo bundi arabyaye, umugore araje ntirugiye gusha nayo ndarurebera masedori byaragura bakabyaraguzwa n'iminsi. Bamahogo n'urwembe nticiriza inzara. Mamisi amakuru y'iminsi se. amakuru ni meza twabasuye. Takiriwe umushyitsi. Kwa mugani ntabwo namwakira. Kumujye muri za nkuru za. Oya ntacyo twari Sugabo! tuganira. Suga! Musize ku irembo nawe. Bura wabona Uramuyoboza ko yitabisha amaguru. Ako wagiye witaba. Hanze hari izuba ubwo ndaza nafa mabuja naza mu inzoga. Havu uyu uzi ngo hamagariye iki? nukuri Ihangane ko yabaye. Data mubwire wakuzaniye.
ndanywa kasito ntabwo ukinywa byeri nako na sitoro ishushe ikonje ikonje umeze ko utabajije sheri cyangwa ese ibitsinge se aya njye ntabwo nta kintu ndi bufate nona ariko ndi mideli arakababwiye umukozi wanjye nta gatangaza ahubwo nzamwibuka ndabona amaze kongera ahangaha yavuze kubera ko umva ibaza umuntu ungana kuri arifata ugasanga ari gukina n'uyu mwana ngo agatambaro k'umwana kari nakibwira nabi ibyo buriya ni nabyo byatumye mwongera burya umuntu ukunda abana nta kosa ushatse kuvuga ko nta mukobwa uzashaka uzajya urera uyu mwana none se data sheri hari icyo bigutwaye kiragira ngo kureresha abahungu bintera n'ubwoba nuko nyine afite bakuru bahangaha rwose hari mukuru umwitayeho we sheri ndumva rero twakora icyo twamuhamagariye ikibazo agafanta karaza humura akabona ahubwo nanzi ko mwabirangije oya twari tundi usanze ari bwo akihagera ese ngaho nzanira nyine ka kantu tugire sawa wibuke n'akabike unasata ari umwana mwiza ukaba cyagiye warashingaga wasakuzaga unyabizumba zigize ntabwo mbona umugore ari mwiza undi ko wambaza umwana mwiza ngo yaguteye hejuru ngo umwana ngo namuze ziriya stress none so urifata ukaza ukahita ushyira umwana hano urabona ataramwakiriye se none se aho kugira ngo umane umwana si biki so bisamba mwarimu urahari ko aha turaho tumeze neza nzanira inyandiko ntuzi se ko nakwemereye ko tuzaba tuguhindiza nta kibazo ndashaka kuguha amafaranga yose wumva wifuza yazajya agufasha umva aratamwibwirire ase sheri wagira reka kunca mu ijambo nari ngiye gusoza ijambo ryanjye nyine nubwo ushobora kumuha indezo yashaka umwana akamurikira hano ko amaze kumenyana n'abandi bana ntabwo nakwemera namutwara kuko ukana namaze kukiyumvaho akana namaze kugakunda pe kugira ngo umumva waba umemukiye we kamara irungu genda wegereye mama nandike bashaka kumera hano cyangwa shaka gusoza mama nta kibazo twicare hagati twese utadutera irungu bose ni ba mama wawe sheri wampa umwanya se nkamubwira iyo ntacyo mubwire nanjye mbe mwandikira sheri twararebye umutware wanjye yambwiye buri kimwe cyabaye ntugire ikibazo rwose hano urisanga ambwira ukuntu yakubaye kure atagufashije utwite sha numva birambabaje nk'umubyeyi imvune z'umubyeyi atwite imvune z'umwana nabonye ukuntu wakazanye nta kenda umukazaniye bigaragara ko atigeze akwitaho kubona ko akana kameze neza turi kubwitaho ndavuga rero uriya mubyeyi yaravunitse ariko nubwo ufite umugabo ariko ugomba kubona n'indezo basi mu gihe wamaranye uyu mwana ukavuga uti ntabwo ari amafaranga menshi tugiye kuguha ariko nibura nawe uvuga uti nabyaye mu rugo urugerageza njye ntabwo ndi mukeba wawe ese hari ubwo dusangiye umugabo twambwiye ko ufite uwawe mugabo byarangiye mfite umugabo wanjye nta kintu turi gupfa rero sibyo rero ndumva nta kibazo sheri nagusinyira sheri umuhaye angahe ushyire 200,000 se makeya kuko wayisinye nyine ntacyo nayamara azaza tumwongere nawe uko uza gusura umwana wawe ubaye ufite ikibazo rwose uyu munsi turi kuba wibakiwe amatariki ukwezi ni ukwa ariko rero 2020 mama uretse kuyimuha tubanze tuvugane hano murizuriza ntubizi si by'amasheke uko bikora urabona utanga indezo oya uretse gatoya bari mwese uretse sheri uretse we nashyuhaguje urabona nawe ufite umuvuduko urabona iyo umuntu yabyaye bakamuhendezo hari igihe bazasubira mu buyobozi ukajya kuvuga ngo nta ndezo baguhaye ngewe mba nkoze icyo bita gukumira icyaha kitaraba ugiye kunsinyira hano wemere ko indezo tuyiguhaye nta kibazo hari ikibazo mama Misindi ni umwana mwiza ntabwo ajya akora sinabikubwiye ariko ni umwana mwiza ndabizi kandi nawe muzahuza nta kibazo rwose nsinyira aha ngaha ku iyo ndezo byumvikana buriya
rwose nta kibazo sinzajya umwana nanjye se hari aho ndi bugusigira ko nyitanze aya sheri ntabwo ari ngombwa ngo ubusasinye hanyuma bazane n'ako gafanta ariko sheri hano nawe shyiraho amazina yiyandikireho nawe sinye uzi ko ari byo amazina yanjye se nari nashyizeho ko twashyizeho irya mama isimbi gusa hanyuma sinye kiriya gihugu buriya cyo kiri hehe none se n'abasinye nacyo baruguza ngo dusakuriza ngo gisinye nk'aho hari isambu tugurishije iby'imbezo se biramureba ariko nawe ntukazajya ubimenyereza abakozi hanyuma rero umuzane n'ako gafanta tukanywe amabotike yose nta kabari n'imwe ifunguye habaye umuganda rusange kandi uzi ko uyu mudamu atwitiye agomba kunywa byeri niyo ngo abituma byara neza ndazenguruka kuko mangiye kunanirwa ndakugukingurira wanjije we haba ariyo nimumwihorere wow sha ntacyo mutekaga cyane wandaya we hari abana na papa wawe hari umwana nabyaye ariko papa wawe ntabwo abizi ngiye kubona papa wawe umwana amujyana kwa se uwo twamubyaye namujyanye akiri muto afite imyaka nk'itatu sheri wihangane ndaje kandi uriya muhungu twatumye dore foto yagiye yaheze ndaje nurire ndagukunda sheri ntabwo nagusiga reka nze mbanguke nanjye sinzi yaba sinzi iyo bagiye nanjye nta makuru ye mfite kandi papa wawe ntabwo abizi ko umwana muto uwo papa ntabyaze ese yagushatse ntawe ufite nari naramujyanye kwa papa bivuze ngo njye n'umwana nta sano dufitanye murabifitanye kuko mwese naragongesha kuki utabimbwiye mbere yose ntabwo byari ngombwa ariko nyine muramenye ubu bibaye ngombwa iyo ntabimenye se cyangwa iyo nabyiyumvira byari kugenda nari buzabikubwire wari buzabimbwiramo amashenge wowe bangije kwiga naho kumva nkubwire wimbwira gutyo nta hantu byaba bihuriye n'impamvu mubaza impamvu utakibyaruka kandi nigahitanye ukambwira ibintu bitabaho oya ntabwo ariyo mpamvu nakubwiye ko impamvu ntabyara nararwaye uriya mugore muhurira he uriya mugore nyine twari duturanye kera twarareranywe nyine ibyo byose arabizi utambwira ko ariyo mwavuganaga igihe narindi mu modoka tugiye gusohoka okay kandi ntacyo nsobanura iby'amafaranga kwishyuza amafaranga nyishyuza ngo bagira ngo umuhe amafaranga nawe atazabibwira papa wawe kuko sinshaka papa wawe abimenyeshe papa wawe abimenye ubundi ubona bino ntabwo nakongera kuba muri ubu ese uzi ko atari bubimenye ndabimubwira pe wanyumvise ko nakubyaye ntabwo nyashyigikira njyewe abantu bameze gutyo ubwo se umwana ari muri unsaba icyo ushaka cyose njye se n'ikinyenenge urumva ari ikinyenenge urumva nagusaba iki wowe unsaba icyo ushaka iki se urumva nagusaba iki nyine iki nta kintu numva mfite nagusaba wowe shema ntugeze kumusaba ngo urashaka kujya Dubai kandi ibyo asa ndakwishyurira tike ugenda ujyeyo uruhuke ujye gukora ibyo ushaka hariya uzajyana na wa muntu wawe mbwiye wa musheri wawe mugende ariko uceceke uzaceceke ntibizagucike kuko shema mvuye aha nizere ko nawe utagira amahoro inde wowe yewe mva hano njye mvuye aha ntabwo wakongera nose urumva ibaze umbuze hano ibaze udafite mama wawe none se umwana ubwo bimuhereza yazaba yayo tuzayamenya nanjye ntabwo nyaza ariko tuzayamenya byanze bikunze ndatekereza ko nawe aho ari namara gukura
azatekereza gushaka Ese mama ukeka ko- kandi nanjye nimara Ndetse ikibazo mfite ukeka ko guceceka ari byo bizatuma papa atabimenya umunsi yabimenye ntabwo azabimenya ntabwo umuceceke uriya mudamu ndashaka kumucecekesha sigana amabanga yawe kandi uceceke shaho uceceke rero ndabona utari gushaka kumva icyo nakubwiye ubundi ukuntu mbayeho mama mutoni ndi umugore utuza umugore ugerageza guca bugufi imbere y'abantu bose bivuze ngo uwo njya gusiga ndamurinda nagusabaga uriya niba ari musaza wawe cyangwa uko mbona utamubyara ariko niba waranamubyaye gerageza umumbwirire ejo atazasanga imbwa bazirekuye zikamuca amaguru asimbuka igipangu icyo nakubwiraga. ariko se madamu ufite ikihe kibazo udashaka kuvuga njyewe ntabwo menyereye ibintu by'imigani icya mbere nta musaza wanjye mbana nawe n'agasaza kanjye mfite ni gatoya kaba mu cyaro hariya mba ngiye nyine n'umukozi wanjye ufite ikihe kibazo Okay. Nta kintu mpfa nawe sibyo aho kugira ngo umuntu akuvunire inkoko reka nguhe urugero rwiza nyine kuvugira mu migani n'ibintu bibaho twese turi abanyarwanda aho kugira ngo umuntu akuvunire inkoko ntiyaza akakubwira ati inkoko yawe iri kundahira imyaka ukayifata ukayikata amajanja aho kugira ngo ayivune akaguru kose. none se njye ko nta nkoko mfite inkoko ni umuhungu wawe uriye uri mu hari icururiza hariya naje kumenya ko ari aho sindakubona ariko naje guperereza menya ko ari iwawe rero wowe kabyarawe uriya muhungu aranjengereje ku mwana wanjye kandi umwana wanjye ni umunyeshuri ejo ntakora amakosa umubwire ko ari gukomanga ku karere. ahubwo mva nkubwire madamu ngize amahirwe no kumpamagaye ku bw'icyo kibazo njye ubwanjye narindariye kuzaza kukwiyama kuri kariya gakobwa kawe umukobwa warampombya mu bantu bampombereza bizinesi aza ku mwanya wa mbere arahatirimuka yamara kuhava nka buri paki y'umugati ejo yagaruka nka buri paki ya biswi urumva niba ntekereza ko urugo rwanyu sinduzi bihagije ntekereza ko mukora niba mudashoboye guhahira barye bahage ntumwange uranyumva neza mujye mubahahira barye bahage atasiyo kongera kuza kunyiba urarebye runo rugo urumva usanga ndi umugore udashobora guhahira umwana umugati ibyo ntabwo mbizi niba nawe urarebye ubona ko umwana wanjye aza gushukura iwawe kubera inzara ushobora kuba utawuhaha kuko impamvu aza kwiba ni uko uba utamuhahiye ngo ahage urumva kimwe kwa kimwe sibyo umubona iwawe wihanira umuhungu umubona iwanjye nihanira sibyo se mu buhe buryo nashatse ko tujya inama ikindi nakubwiye ndumva ndusheje agahinda ikindi nakubwiye ngo uriya si umuhungu wanjye ntabwo ngiye nigeze nshaka urumva uriya ni umukozi mpemba ni umukozi ntunze ahubwo ndibaza wowe umwana wawe gute utamutoza umuco ku buryo aza kwiba ubu igikurikiye ni uko Marine mu muhanda akajya kwirirwa atora numvise urakoze nakwihamagariye wiza kunkubutura numvise ubwo nibyo utazi kurera sibyo ntabwo nzi kurera umwana wanjye azi iwawe avuga ko ashonje akiba imigati nyamara njyewe nari nkuhamagaye ngo umuhungu wirirwa asimbuka igipangu iwanjye umugoroba wose nkumva akantu kari kunihira mu gipangu ntawe nigeze mbibwira kabone n'umugabo sinabimubwiye nari nzi ko mwaramuva indimu ariko niba ari umukozi ntacyo mupfana ntabwo nzongera kukugaruka imbere rwose wa mubyeyi igendere neza ndi umunyamakosa sinzakugaruka imbere nkubwira ngo nkorera iki waba umfashije kuko sinya nkunda ibintu by'amatiku yego ikindi ntari nagenda madamu muzajye mumenya kurera abana banyu mubarere neza uranyihanangirije pfa kumbwiye ko ari umukozi ndamuvuna ndamupakira mu mufuka ndamutemagura ndamupakira mu mufuka ndamupakira yebawe we simbi ndakwicawe ansuzuguje simbi we simbi zinago semberezwa ngezaho ntukwa ngezaho nitwa ingegera ngezaho nitwa umugore w'ikigoryi ngezaho nitwa umugore utazi kurera ngeze
mugisha nagira ngo uhamagare ku bibazo biri muri bizinesi yanjye urabizi ko ari we mukozi nizera yego ariko muri iyi minsi usigaye untesha umutwe usigaye unteza ibibazo muri karitsiye yose usigaye unteza ibibazo ufite ikihe kibazo wowe kandi sinongeye gukora ikihe kibazo none se wajya kunteza abagore bo muri karitsiye urajya kunteza uriya mugore uvuga nk'isandi wirirwana n'agakobwa ke none yaje kunyiyama ngo naramuka ngiye kukubona mu rugo rwazakuvuna amaguru amvuna amaguru iki se kandi ndarengana rwose ibyo bintu none se arakubeshyira ntabwo ujya mu rugo rwe uriya mugore wo ntabwo umuzi ujya wumva ari umuntu umuvuga neza muri ino karitsiye njyewe ntabwo nari muzi yantumyeho njya mu rugo rwe njyewe numvaga yuko wenda ari n'ibintu yaje gufata wenda yashaka kunyishyura ngiye kumva numva araje ngo agahungu kawe kirirwa mu rugo rwanjye kirirwa gakurura n'umukobwa wanjye ngo naramuka agufasha azakuvuna amaguru wabuze iki gituma bajya kukuvuna amaguru ako se mabuje kuzi ko nawe uriya mukobwa ndamukunda kuba mukunda kandi koko mfite n'uburenganzira bwo kumukunda kuko uriya mwana ni wenyine nabonye umuntu nyumva nanjye uyu nababaye kwa kundi wambwiye nabi ariko rwose ibintu byo kuvuga ko hari ikindi kintu kindi ntacyo araza kukwishyura saa cyenda ageze gufata aha ngaha none se kubizi neza uriya mukobwa iyo ahavuye buri gihe mbura ibintu ejo bundi nabuze mayoneze ntabwo twari turi kumwe ntabwo nabikubashije hari igikapu arabona abura simbizi aho mubitwara abura imigati nkayibura amandazi nkayabura abishyira he cyangwa ni wowe ubimuhereza oya none bibura bite ko maze simwereka ibintu byose mba natanze n'ibyo mba navanye mu ifuru koko none ko maze guhomba muri iyi minsi bijya he nese ejo ndi dukora noza sobonaga ko amafaranga byose byahoraga n'ibintu twatanze kandi bibura ari uko amaze kuhava nta wundi mujura agiye nkeka n'uriya mukobwa ndabyumva ariko uriya mudamu uramuzi reka njyewe nanamukubwiye we ntabwo umuzi uriya mudamu agira amahane sinzi impamvu mpamvu atanagukubitiye iwe mama noneho nakoze iki uratari kukazuzuguza wowe washaka ujya kwimigati akoze iki se iri shyano rijya kwima imigati yo kwande urwana ari umwana wo kwiba ndamukubita leta izi ntware ndamukubita ndamwireka oya mama reka ntakishyano ritangiye kuzuzuguza manuka jya ukabye haguruka se haguruka mama ni ukuri kwimana imigati niba ubikuye he ndabikubwiye wabikuye he mama mbwira hano wabikuye mbega umva ndakura ntabwo nshaka gucana nawe muto ntureba ko utanyumva turebe ko ushyigikiriye indaya nakubwiye ngo inyabizi byari ingongerezi ntagiye ntabivuga uyu mukobwa nyina ni indaya uyu mwana ni indaya kandi nawe amaze kukwanduza imico mibi ntukinyumva isimbi mabasi wajya umenya yuko urimo kuganira n'abana isimbi ushobora kugendera kure mutera ushobora kubigendera kure simba ushaka kubona wicaranye nawe igihe haruguru we ndabuza ngo igihe haruguru mama nawe mwongere mukubite musaga ndabuza ngo igihe haruguru mutandukane no mu buriri umva no mu buriri ujya usasa hasi uri kunyumva wandaya we kirirwa kijya kwicuruza bakagaha imigati uzi ko umugore wawe nk'akantu ntabwo mwamwumvaga ariko mukombeza mama reka nkubwire ntukajye wumva amagambo abantu hano reka babona ukuntu mufata baba bagomba kuza mufatane mufata neza mama ni ukuri mufata neza uriya muhungu ni indaya yawe uwuhe se mama uriya muhungu w'imigati nayo narinzi ngo nibura ni musaza w'uriya mugore wowe ugeza aho unsuzuguza ukirirwa uryamana n'abakozi bo mu rugo ukiryamana na za karya rugo wakigoryo ejo nzumva waryamanye na suga wamubajije neza niba yabikoze ukareka kuhita umushinja urabizi neza suga abo mwararyamanye oya masugabo mama njyewe urumva ibyo bintu nabikora masugabo none ujya kurya uturuka muri iki gipangu ajya kuri suga bataye umugabo igihe umuntu aba yahereye akomanga muba muri mu biki umva papa muto ibyo mbonye ahangaha ntabwo nshobora kubyihanganira noneho birandenze ngeze abantu baza kunyiyama ko uyu mukobwa ajya gusambanira muri botike y'abandi wowe se usambana ziba ako wa mugore ndakora nawe
umwana hari igihe ntakubwiye ngo uyu mwana ni indaya nka nyina hari igihe ntabikubwiye do yabaye imungu yabaye imbeba muri butike y'abandi ngo arajyayo imigati ikaba irabuze amandazi akaba arabuze kugeza igihe umugore aza kurukira ngo ntabwo tuzi guhaha umwana wanjye niwe buri munsi bita indaya none atabayo ajya kureba ndakubaje wari wamufata sinzi ubwo ngubwo nawe icya kabiri uramuzi uko navugira hejuru ni isanzwe icya kabiri uriya mwana w'umukobwa aramwanga pe kuko uriya mwana ntabwo ari uwe amubereye mukase uriya mwana ni uriya mugabo wiwe uretse gatoya ushatse kumbwira ko uriya mukobwa atari uriya mugore ntabwo ari uwiwe cyangwa uwo mvuga ntabwo ari we si umukobwa mwiza mugufi ukuntu nyine wawe njya mbabona na buri gihe nkahora nkwiye nturiye uriya ntabwo ari umwana we umwana ni umwe muremure wundi mbese uriya ni uwe uriya ni uw'umugabo niko mbyumva kuki ariko ibyo kugutera kuko ntiranyaho rwose ntabwo rwose nta kintu ajya atwara uriya mwana umva arimenya ntabwo arya n'imigati ibyo rwose ntabwo ajya bikozwa uriya ni mukase urambwiza ukuri niwe none se mugisha wambabare nka gusa kunyubaha uriya mukobwa ukamureka ntawe uje oya ibyo kumureka oya nise ndamureka nsangenda erega hari abantu benshi bagukunda niwe nkunda wamuretse ukazakundwa n'abandi ibaze nawe ngaho ibaze uriya mugore uvuga nk'isasu aramutse abaye nyoko bukwe nubwo atamubyara ariko ibyo byose yaba ari nyina ibaze abaye ari nyoko bukwe wamukira koko wamwihoreye ukazakundana n'abandi oya ibyo byo ntabwo byakunda ibindi byo nabikora ariko sinamureka ndamukunda ni ukuri mabuja nawe nyumva none se mugisha karama haramutse hagize undi muntu akaza akakubwira ngo aragukunda ntabwo wamureka kiri kuriya tutagikundana abaye tutagikundana rwose byashoboka ako kuba dukunda ndamukunda ngo nawe ushyire umwanya wanjye ngaho se kugenda ujye mu kazi icyo nashaka kumva ni icyumvise urakoze kera mama ni ukuri kw'Imana uracyabibona ndakubeshya sindi maguruke mugende cyuma cyane maguruke mugende ukaba uciye amazi uragiye utanasore se nawe egerayo icara hano ariko ntasore utangusha muri aya meza nawe cyangwa nawe nyaguhonye ubu mugiye kwifatanya hamagara indaya zawe zize zinkubite hako wa mugore kuki buri gihe untotereza abana totereza abana kuki buri gihe nyine untotereza abana wari wumva n'undi mwana ngira ikibazo uretse simbi wigize ikirara ariko mbarenganye ntibyaro ko byagiye undi yatuma umwuga wa nyina akajya hehe nzemera mbane nayo cyangwa se tumuhe uburenganzira yerure yicuruze anirihira ishuri buri kimwe ubundi se uramurihirira ntabyemese wamwishyurira ntabyemeye wamwishyurira ese wibwira ko wowe ukora wenyine muri uru rugo kuba ujya ku kazi ukansiga ahangaha urumva utasanze ibintu nabikoze neza utasanze buri kimwe kiri ku murongo nani wabasha kujya ku kazi ikibazo ndi kwibaza ko mba ndukansamira hejuru nkasanga urimo urashihura abana utegereje naza ukamundegera tukamuhana nk'ababyeyi byagutwara iki ariko si umujinya amafite ariko si agahinda amafite ariko umugore kugira ngo ansange hanga ashingaho ijosi amubwira ngo wa mugore wo mujinya uzatuma uzeyuka bikereka ari wowe nibura akazi akakubwira ngo mwumva urwana rwanyu ngo urugo rwanyu ngo muri basi cy'ugugu ngo nta kintu mugira umwana wanyu yirirwa ngo aza kunyibira imigati ngo agakobwa kanyu karaba nka buri paki y'amandazi ngo karaba ibyo wakwihanganira ari wowe ibyo uze ujya kumureba umwibarize wiyumvire bamutumva musaba ikintu kimwe baca umugani mu kinyarwanda ngo ntawe usekana umukora ahetse umukobwa wibuka ko nawe ufite umukobwa ntundagira umwana uburayo umwana wanjye naramureze umwana wanjye sindayo impamvu umukobwa afite uburayo yavutse mu ruraya arayo Rwande nande Rwande nande Rwande reka nkubaza ibintu buri kuvuga bisubiramo none se ndabeshya nyina nabo nyina mwagiye guhura ufite umugore zibarinda ndavuze ngo ziba wa musenzi muto umwana wanjye yavutse amaraso y'ururaya araye
ako ubundi umaze kubyimba umaze kuvayo umeze neza none utangiye ntava yose jye sinkorereye ntukujeje umukobwa we ntatigise ibona akumva yikoreye nk'ibiro 30 nyina ntagaramye ntari kurya neza sijye uri kuvunika mwandeba siki kamwihorere ariko nutisubiraho ufite umukobwa ntabwo na rimwe ndagucyurira urabuza kuzamutera inda niko ubuze papa muto ako usigaye wumva nabi utangiye kuntunga intoki ubushize arabuze mu mwana wanjye ntabwo wamubyaye sibyo none utangiye muto mutoni wakigwaryo ntabwo yakwitaba kuri umunyamafuti utangiye kumutega iminsi nizere ko ibintu biri kuvugirwa ahangaha muri kubyumva wakigura igihe gitashobora kwemera kujya ku ruhande rwanjye none se azajya ku ruhande rwawe uri mu mafuti wajya ureka gufata abana ngo bashyire muri ibyo bintu njye gushyigikira mu gihe wakoze amakosa wumvise amagambo usavuze wumvise ukuntu ari kugutega iminsi muto ye kukubeshya ye kunteranya nawe nta kibazo mfitanye n'umwana wanjye si ubundi kucyumva ko ari umwana wawe gusa muto subira mu cyumba subirayo se nasundi buri kwizwa n'iki ndakubwiye ngo mve imbere mwigire mu byo mwarimu mbara umubwire wa mugore we buriya nagiye mwihanganira kenshi ariko hari igihe uzandakaza ikibyimbye kikameneka uzamene iki nicyo nshaka kumenya icyambere wowe mbona uzaba nka wa muntu utazi icyo ari kurwana nacyo urabizi ko umwana wawe nawe atazi yuko wamubyaye ku ruhande buriya uba ushatse kuvuga iki buriya ntabwo wowe ubwawe wabimubwiye bimubwira se ngende njinjije nkawe uba ushatse kuvuga iki imbere y'umwana burya ntubunyurira ngo nazanye umwana utari wawe urashatse utabizi neza ko umwana mubi urashatse utabizi neza ko ufite umwana mwumvisha yuko uri nyina njye ntari se bizatuma nawe agira amakenga ese ubundi wafashe simbi ukaba ari uhereza nyirakuru ukangarurira umwana ubundi hasi ubundi kuki ufata umwana muto yukamutanga kuki ushaka gufata abana banyu ubundi ubaceme ibice umacakuru none se kuki wafashe uriye ukamushyira kwa nyirakuru ugafata umwana uhuza njyewe nawe ukamufata ukamuhereza nyirakuru kubera icyo utafashe simbi ngo umujyaneyo wafashe simba akajyayo. Rage on that beat, going crazy.